Yese amahoro bakunzi ba ITV muri aka kanya turi igoma muri Congo ahantu bita Indosho. Twari twahuye abahanzi bakomoka mu karere ka Masisi. Aba bahanzi rero bishyize hamwe baravuga ngo turifuza ko muzika yacu iva ku rwego rumwe ikagera ku rundi. Abo bose mubona turi kumwe ahangaha nabo bahanzi nibo batuzanye ahangaha. Muri aka kanya rero turi kumwe n'utwa Jason Kabela na bagenzi be, buri wese turanye tuganira. Jason, kino gikorwa ubundi bwo cyaje gite, mwagitekereje mute? Iki gikorwa twarebye muzika ya Masisi, usibye na muzika n'ibintu byose bikorerwa muri Masisi usanga bidafite valeur ko twabivuga, ariko turavuga nitwishyira hamwe ubwacu. Kwishyira hamwe bizadufasha kugira muzika itaba iyi Masisi yo honyine, ibe iya Congo, ibe ya Afrika nzima, ese ibe n'isi yose. Urabona rero kino gikorwa kuba mwarabuze ngo bazangungu, wazamushaki, wazamweso, wazahe hose mwishyire hamwe, urabona hari umusaruro bizatanga? Ya, bizatanga umusaruro kuko urebye ayo bita education ntabwo iva ku ishuri honyine, no muri muzika utanga message. Ho bivugitse umusaruro uzavamo nyine nk'abastare bamwe, abahanzi bamwe bari ku rwego ruri kuri international, ndetse na development yo mu karere kacu. Hari abahanzi rero batabashije kugera ahangaha, none ubwo ngubwo abo bahanzi rwe butumwa mwabahereza by'umwihariko nkawe watorewe nko kuba umwe mu baba bahagarariye iyi association cyangwa aba bantu mwari muri kumwe, gisinzi ko nabyita? Ya, message nabahereza ni message yo kugira ubumwe, ndetse bakamenya icyo buri muntu ashaka gukora, akavuga ese icyo ngiye gukora kizatanga iyihe nyungu kuri buri muntu wese. Na message irenzeho cyane ni ukubabwira ko bakwiriye kuba bashira hamwe, ese n'ibyanyuze byatambutse mu nama bakaba babishyira mu bikorwa. Watangira utwibwira amazina yawe, witwa nde, ukora iki? Jojo, nge banyita Altamas Tiger, wafana wa Chase Me. Nkabandi w'umusitari nturuka mu karere ka Masisi, nkabandi rimba Afrobeat na R&B kabisa. Masisi hagana aho bita ku Mushaki. Wavuye ku Mushaki uyu munsi? Nge mba muri Goma. Yes, uba muri Goma, none ubwo ngubwo urabona urwo ku Mushaki. Hari abahanzi mugera rugura ku Mushaki n'ahandi hose, ariko muri aka kanya uri kumwe noneho n'abandi bahanzi baturuka muri karere muri rusange. Mbere na mbere wabyakiriye ute? Nabyishimiye cyane kuko hariho benshi tutari tuziranye tukaba tumenyanye kabisa. Ngaho biraje bidufasha cyane kuko turaje tunafashanya nko kuja dukora ama promotion byo ngibyo gutyo. Ubundi ngo mu bisanzwe usibye ibyo byo guhura ni biki nkaho nk'umuhanzi ku giti cyawe byakugongaga mu buzima busanzwe? Ibyajaga bingonga, najaga nibaza nk'ukuntu mbese wenda nazabona promotion y'ibyanje, noneho nkaba nishimiye ubu nkaba mbonye ukuntu tukaba tubonye ukuntu turi bubigenze. Urugo ahangaha ndishimye cyane ko tuba dufashe wenda umugambi wo kuja dufata wenda dukora channel, tukaja tuzishiraho wenda nk'ingoma zacu tukaja dupartaja uko nguko kabisa. Urakoze cyane. Okay, merci. Lakbiz Musela, uri umwe mu baraperi bamaze igihe muri uyu muziki, yaba hano muri Goma benshi barakuzi, ndetse niyo za Masisi aho uvuka. Imbogamizi za mbere na mbere ubona muhura nazo nk'abahanzi bakorera muzika hano muri Goma ariko bakomoka mu Masisi wanarizihe? Akenshi duhura n'imbogamizi nyinshi kuko abantu b'ini Goma biragoye kuba wakubumvisha ko ushoboye ukomoka Masisi. Ubundi yo kubonye ukomoka Masisi bahita bavuga ati aba bana ntabwo bashoboye, baturuka mu byariyo ngiyo, ariko turashaka twakoze inama kugira ngo tubashe kubereka ko dushoboye icyo turi cyo, kugira natwe donc nicyo giye kuba twakwigaragaza tukagaragaza ibikorwa byacu. Nyuma y'inama twitega umusaruro ki? Umusaruro hari ko nzi ko byinshi avec bundi baravuga ati l'union fait la force. Ndi kumwe n'abagenzi banjye hano byose bizacamo kabisa, kandi umusaruro uzawubona twese hamwe muri rusange. Ko mu Rwanda habuze byagenze bite? Mu Rwanda ubwo ndacyari gupanga ibintu byinshi cyane ku buryo kino mu Rwanda nshobora kuba namenyekana hose. 2020 uriya mwaka tujya gutangura twitegura.
mwaka donc 2020 mfite projet nyinshi cyane ndi gupanga ku buryo ki hose ndabizi ko mu Rwanda hose nzaba ntembera hose. urakoze cyane. hano kandi turi kumwe ni umukobwa wabashije kwitabira iyi nama, ni umwe mu bakobwa b'abahanga by'umwihariko bo bakunda kubyita ngo ni umudiho, ariko twebwe tubimenyereye nk'injyana gakondo. Watangira wibwira abakunzi ba ITV. Banyita Jasmine, nkaba ndi umuhanzikazi ujyana n'injyana umudiho, danse culturelle. Jasmine, hakuse ko mbona ufite ubwoba bite byawe sha? Ubundi baninya aba journaliste cyane, nako begera nago bisanzwe. Gusa urashaka kubanga aba journaliste ahangaha barabahahamuye bakwatse ku bintu? Urumva nyine abantu nkatwe tuba tukitinya, dufite ubwoba bwinshi. Nyase ubwoba buwe ubungubu kugukoraho biteye ubwoba? Biba biteye ubwoba kuko kugira ngo bankoreho n'imyaka myinshi beruka kera. Yes, buheruka kera. Noneho nk'umukobwa nk'umuhanzikazi ni izihe nzitizi uri muhora nazo mu mujyi wa Goma mu muziki wawe? Mu mujyi wa Goma ni ukugenda dukubita hirya no hino kugira ngo turebe ko twagaragara, ariko bifite imbaraga nyinshi, biri kudusaba imbaraga, ariko bizagenda biri gushoboka tu. Rero mwahuye ahangaha na bagenzi bawe mukorana umuzika, urabona noneho niki kigiye kongera ku rwego rwawe? Icyambere cyo manje gushimira kuko iyi nama yonyine tukoze ifite ikintu igiye kubyara umusaruro, kubera tugiye kuba hamwe, twishize hamwe ku buryo ki na buri wese azaba afite abafane be, babafane be bahinduka banje, bizagenda bitworohera kumenyekana cyane. Ngaho rero ubutumwa wahereza abakunzi ba muzika yawe? Abakunzi ba muzika yanjye vraiment ubutumwa mbahaye, akazi ndi gukora cyane, kandi ndabizi ko abankunda bose baneza amatwi, ahantu hose baranyumva, n'abatanzi bose bankunde mbese bishoboke. Turi kumwe hano kandi n'undi mugabo ukomoka za Mushaki, ariko ubundi bw'umuntu utazi Mushaki muri kano kanya ukurikiye ITV, musobanurire uvuye hano Goma kugera Mushaki bisaba iki? Ku mazina banyita biga faster boy, n'umuhungu ugenda vuba vuba nirandaga kuko ibyo nkuna, ariko Mushaki ni ibintu byoroshye cyane, ni simple. Uvuye hano Indosho mbaki Mushaki basaba 2000 francs congolais, niko navuga kuko ndago nashobora kubivuga mu Kinyarwanda. Niho kwivuko? Niho kwivuko, ariko nkaba ni gukurira Goma. Kuki se wavuye ruguru hari ubuzima bwaranze Mushaki uza guhigira ahangaha, hano biraboneka? Ubuzima Mushaki ntago byigeze bwanga, ariko Mushaki ifo evolution. Nagize kugira nanjye mbe evoliwe nk'abandi, muzika yanjye gira ikinyezaho, kuko iriya gusa ari n'abamedi bava mu Rwanda bakajya muri etazi bagiye gushaka evolution, kandi n'ubikeneye wese ajya ava hara akajya hano akajya kureba ukuntu abandi babayeho. Nanjye nibyo byanzanye, ariko mfite n'ibindi nkora bidahereranye na muzika. Iyo za Mushaki rero mushobora kuba mukurikirana imizika y'abahanzi nyarwanda, ndimo muri muvuga ngo ba Medi ngo mama. Tujya tubakurikirana sana kuko henshi na henshi nirwo rurimi tujya twumva, nibo bamere tugira ngo tujya twigiraho ibikorwa byinshi, kuko ariko rurimi tusa nkaho twumva neza. Rero mwahuriye hano Goma n'abahanzi bagiye batandukanye, bavuye impande zose zigiye zitandukanye, batitaye ku turere, batitaye ku moko, batitaye kuki, ahubwo bitaye ku gushyira hamwe no gushyigikira iterambere ryabo muri muzika. Niki wungukiye muri iyi nama? Icyambere nabanje gushimira, nagiye mbona buri muhanzi wese ukomoka Masisi, namubona kuri FIBA ariko nazi isura face to face tutari twabonana, ariko kuri ubu twabonanye dutera blague, mubona kunasa n'ukunateye mega byanshimishije cyane. Surtout aya numva umuhanzi kazi bita Just Merimbo, namubona ku makuru ariko nago nari muzi, ahenje nanamwandikira nansubize kuko ataranzi icyo ndicyo, ariko kuri ubu ngeka. Kuri ubu mwajya no mu rukundo? Kuri ubu no mu rukundo namutereta kabisa. Namutereta ntuwari we, ariko kuri FIBA nari namutereta wenda anari n'undi muntu ku bindi bintu, ariko kuri ubu bisa namwizera gatoya kuko namubonyeho. Turagushimiye cyane. Yes, nanjye nabashimira kuko mwagize ikintu kabisa cyadufashije cyane. Yes, urumva hano abantu bameze neza cyane, guhura ni ibintu byiza cyane, ariko se nyuma yo guhura niki tugiye kwitega?
nitwa 50 Kizigenza ndi umuraperi nanjye nkomoka Masisi Nyamijose ahantu henshi baranzi shaka bananyita kapiteni w'ubwato. Aha twakoze inama guhura nk'abahanzi muri rusange kugira ngo dukemure ibibazo turebe uburyo muzika yacu yatera imbere kandi ibintu mu minsi iri imbere bizaba byiza pe. Muzika yanyu rero ishobora kuba yari yarazambye cyane murashaka kuyizahura? Ntago yari yarazambye cyane kuko buri ntangiriro yose iragora. Entertainment yacu navuga ko ari bw'igitangira. Muri hano rero muri Kongo by'umwihariko hano mu mujyi wa Goma muri abahanzi muririmba mu rurimi rw'ikinyarwanda, haba hari imbogamizi mujya muhura nazo kubera byibura urwo rurimi muririmbamo cyane cyane kuko hakurya ruguru iriya za Masisi nirwo muvuga cyane, namwe nirwo muvuga n'ibihangano byanyu byiganjemo ikinyarwanda? Imbogamizi zo zirahari kuko hano mu mujyi umuntu utavuga ikinyarwanda kubyakira biramugora, ariko nanone ntago twakwanga ururimi rwacu kuko usanga nka 80% Masisi hariya ari rwo tuvuga nibyo turirimba kandi tunabifitiye ishema. Ariko kurya umuhanzi atagira ururimi asari kudarapa mu kinyagana kiwabo, ariko ni umustar arazwi. So natwe kubera iki tutabikora? Ibyo nibyo dushaka kurwanya. Nzajye mvi Masisi nzano Goma nkubite abantu bazimanike avuga ati burya ramujama n'ubwere ibyo aririmba tutabyumva, ariko afite talent n'indimi tuzazicanga n'ibinaba ngombwa. Usibye se kuvuga ngo hani Goma mufatishe aho mukomokaho, imyumvire irimo irahinduka yo kumva no kumenya agaciro k'abahanzi n'ibihangano byabo? Imyumvire irimo irahinduka kuko niba uteguye nk'igitaramo ukishuza nk'igihumbi wenda tuvuge abantu bakaza, hari ahantu bikwereka ko umuziki abantu batangiye kuwumva. Zamani wabijyagamo mu myaka za 2010 wakwishuza wenda na 500 francs umuntu agakubwira ati bana nayanywera umusururu aho kugira ngo njye kureba ziranyana zimbwa. Ariko buno ntago ariko ibintu bimeze, buno byarahindutse, biri kugenda bihinduka kandi pole pole tuzagenda tubigeraho. N'u Rwanda ngo urimo ararwototera byatari? U Rwanda narwo buriya 2020 nabo bashobora kumbona tu. Urakoze cyane. Hano turi kumwe n'undi muvandimwe yakwegera imbere agatangira yibwira abakunzi ba ITV. Nawe ndi Carlos guturuka muri Masisi ahagana muri za Rubayiyo. Kuri muhavuga nka hari kure cyane mwa? Ntabwo ari kure ariko so nyine harimo agatero turuka hazagoma ukagera Masisi, harimo agatera tu. Uvuye ahangaha ugera mu Rubaya ugenda n'indege n'icugutu, ugenda na moto, ugenda n'iki, igiciro gihagaze gite kugera n'umuntu yumve uburemere bw'aho waturutse n'agaciro wahaye ibyo wajemo? Guturuka ahangaha Goma ukagera aho nturuka Irubaya, ugenda na moto, ugenda n'imodoka na cukudu yahagera. Ako noneho hariho igiciro cyabyo, ntabwo ari amafaranga make, birahenda cyane. Nka moto nangahe? Moto mu makongomani nyine kuko ariyo dukoresha, watanga guturukayo ukagera ahangaha watanga 600 makongomani. 600 mu madolari? Mu mafura. None mu madolari? 1000 francs congolais. Yes, reka twikomereze rero kuba watanze ayo mafaranga ukaviriya ukaza ahangaha ugiye gusubirayo mu kanya, noneho kuba nibyinshi watanze mbere na mbere n'umwanya wawe, urabona noneho ibyo wajemo bigufitiye akahe kamaro? Ibi bintu kabisa nabyishimiye cyane kuba nahuye n'abastari bamwe twajyaga tuganira ku mafebi, twandikirana ati nawe ndakora ndi umuhanzi ako tutaziranye. So uyu munsi twahuye turicarana tunungurana ibitekerezo kabisa, ikintu kibivuyemo ndagishima cyane, ni ikintu kizima. Ako se ubundi bwo dusubiye inyuma ufite ibihangano bingahe watangiye muzika rya? Ngiye na utangiye kera 2012 nibwo natangiye kwumva muri muzika, ariko nza kubigaragaza 2011
n'umunani aho ngaho nimwo natangiye kubigaragaza. Ubwo ndakora cyane, kuri ubu ngubu mfite ibihangano bigera muri 6. ufite ibihangano bigera muri 6. Tugarutse ku buzima bwawe muri rusange, hari ababyeyi cyangwa n'abandi bantu muri rusange bafite ubumuga bw'ingingo bugiye butandukanye, cyane cyane tugarutse ku babyeyi bumva ko batagaragaza abana babo. Abo babyeyi nicyo bababwira muri aka kanya? abo bantu bumva yuko abafite ubumuga bw'ingingo butandukanye bakumva yuko badashoboye, abo bantu icyo ngomba kubashishikariza ni ukureka abana babo bakigaragaza, kuko hari ibyo bashoboye bo bakeka ko batashobora. Twe tubyiyiziho dushoboye byinshi, ariko abandi bo bakaba babona yuko tutabishobora ko twe tubishoboye. Noneho abumva ko umuntu ufite ubumuga atakwinjira mu muziki, gira ikintu umumbwirira? Ngure imyumvire ye rero irahambaye. Umuziki ni ikintu cyiza, kandi umuziki ni akazi kuwukurikiranye. So rero ntabwo kaba ari akazi tena k'impano ngo ubyangira umwana wawe yuko abikora. Nta makosa cyane umumuhemukiye. Ariko ushobora kumva urimo uvuga ibyo ngabyo, ariko ubundi bwo Karirose we arimo avuga ibyo ubundi bwo umuziki akora umugejeje kuki? Ubu ngubu umuziki nkora ngitangira nakubwiye yuko nawe utangiye 2012, ariko nza kwinjiramo neza 2018. ubu urumva rero ntabwo ndacyafite urugendo, ndacyari kugenda nibwo nkinjira neza. Ntabwo rero navuga yuko amatunda yawo ntangiye kuyasoroma cyane, ahubwo nibwo ngiye kuyatangira. ahubwo banza uzi kuvuga cyane utazi kuririmba, duha kapera twumve. Kapera nge ndirimba sire zose, ushaka iyihe? Mana yanjye iri hafi. Kanze ngukubitireho iyitwa We Can Do ya Semirege. We can do, we can do, we can do, we can do. Ibumwe bwacu nizo mbaraga, icyari cyo cyose twagikora. We can do, we can do. Hari ibyo dushoboye we mukeka ko tutashobora, hari byinshi twakora mwe mukeka ko tutakora, kuko mu mbaraga zacu mu bumwe bwacu twakora byinshi, twakubaka iwacu igihugu cyacu kigatera imbere. Iyi ndirimbo urumva iri emotionel ukuntu. Iyi ndirimbo ishingiye kuki? Iyi ndirimbo rero ni indirimbo nshya yanjye n'uwitwa Jason Kabira duherutse gukora nonaha. Iyi ndirimbo ishingiye nyine ku bantu bafite ubumuga, ariko noneho bakaba badahabwa umwanya ngo bisanzure bagaragaza ibyo bari ibyo bashoboye. Niki ndirimbo ishingiyeho ku myumvire bayihindure kabisa. Ubundi rwose usibye kugaragaza icyo mushoboye, haba hari umuntu wigize kuguheza kubera ufite ubumuga? Ibyo birakorwa cyane, birakorwa. Ugasanga sometimes akavuga ati uriya si biriya bintu arimo, ubundi ntabwo abimerita, ntabwo abibaje, kandi wowe wiyumvamo yuko ubishoboye. Babaho abantu bafite nk'iyo myumvire nk'iyo ngiyo nyine, nka bababyeyi bavuze ati ntabwo bakwemerera yuko umwana wabo bana n'ubumuga yuko akora umuziki. Nk'abo ngabo bariho cyane. Urashaka uzaba umusitari kujya ku ruhe rwego? Yewe uretse no gusitara gusa, ndashaka kuzahindura byinshi kabisa. Urwego rwo ni urwego rurerure cyane, ntabwo nabasha kururangiza aha ngaha, nshaka kuzarenga intera. Gira ubutumwa noneho yohereza abakunzi ba muzika, by'umwihariko abanyamasisi, abakongomani ndetse n'abanyarwanda muri rusange, kuko kameme ndabizi baragukurikiye. Yes. Abanyamasisi imbere ya mbere, ikintu ngomba kubamenyesha nuko abana b'iwabo twahuje ubumwe, tukaba tugiye gukora tudasigana intambwe ku yereki wacu imbere. Abakongomani muri rusange rero tubafitiye byinshi kabisa, bashonje bahishiwe.
naho abanyarwanda ubu ngubu turi kuba ry'isataburenge muri uyu mwaka wa 2020 turiteguye kugera iriya mu Rwanda kabisa, tukabereka icyo turi cyo n'icyo dushoboye. Tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Namwe kabisa. Nefespa muri Maryland uri ahangaha, haba hari ibikorwa muteganya bisoza uyu mwaka? Ibikorwa bisoza umwaka birahari kuko niko kazi tuba twanariyemeje, nk'indirimbo kujya studio, concert n'ibiki. Urumva rero nk'umuhanzi ntabwo nkunda kuvuga ngo nzakora ibi, ahubwo nkunda kuvuga ngo nakoze ibi. Rero bazangaye byane byo kuvuga ngo niba ari uguhera, ntibakangaye gutinda, ariko uyu mwaka ibikorwa birahari kabisa. Nuko rero mugize gutya nk'abahanzi bakomoka mu karere ka Masisi murihuje, ese ubu n'abantu babona ko mwironze bakavuga ati kuki mutatumiwe wari kare cyangwa Rucuru? Urakoze, icyo kibazo ni cyiza cyane. Ubundi iri tangazo ritangwa ndakeka ryatanzwe kuri social media zose zishoboka, mbese izo twigejejeho turabivuga. Urabona ko nawe ubwawe wari uri muri iyo nama, wari uhari, urabona ko hari abavuye Masisi bakadusanga Igoma. Bityo rero simvuga ngo harabo twaheje, kuko n'abavuye Masisi baje turabakira, nawe wavuye mu Rwanda waje turakwakira. No kuva utaje ashobora kuba yagize imbogamizi zo kutaza, cyangwa wenda ari nk'ibintu yasuzuguye, niko nabifata. Ariko n'undi wese washaka kuza akaza tugana, akaza bagana. Noneho rero urabona itafari bino bintu bigiye gushyira ku muzika wanyu muri rusange ari iriye? Itafari rihari, urabona ubundi ngo umutwe umwe hari inama wigira, ni yindi nawe urabizi. Rero kuba duhurije hamwe ndakeka ko tubaye benshi, tugize na organisation, kuko mbere bakagira akabazo ntugira ahantu gatura cyangwa ntugira mbese ugahura n'imbogamizi nyinshi. Ariko ndakeka ko ubumwe bwacu ari zo mbaraga, kandi ndakeka ko ibi bintu biragaragarira buri wese ko ibi bintu twakoze ari ibintu bifite akamaro muri rusange. Ako usibye kuba ari inama, kuko tumaze kumenyera amanama menshi aba y'amasigara cyicaro, hari n'abaperezida bajya guhura baragiranye ibibazo cyangwa n'abandi bantu muri rusange, ariko nyuma y'inama bikarangira mu nyandiko no mu magambo. Usibye kuba mwicaye hano, urabona noneho n'iki bigiye kubyara? Ibintu nka mass music muri rusange bizabyara ikintu gikomete n'abantu bata-expectinga ngo bumve ikintu cyabaho. Ntabwo ibintu tubishize mu ikaramu kujya kibizaza ku mpapuro, ntacyo dutangaje kuko nibwo tugitangira. Bivuze ngo rero ntabwo ari ibintu bizagumaho, ni ibintu tugiye gushyira no mu bikorwa. Byari mu nyandiko, igisigaye kigiye kujya mu bikorwa, nicyo kintu nakubwira. Haba hari abantu bibanze mushimira byanga bikunde nibabura babafashije kugira ngo kino gikorwa kibe? Abantu barahari cyane. Nk'umuntu wa mbere nashimira ni Honorable Seninga Robert, wabashe kuduha aho kwicara aho kuganira, mbese muri make. Icya kabiri ni abahanzi. Ku bwacu ni byinshi twasize mu rugo, tukaza kumva yuko twakwicara na bagenzi bacu, kandi uyu mwanya ndakeka ko utapfuye ubusa, ari umwanya wagize ikintu byara. Hano ku ruhande hari umugabo wambaye neza cyane, wambaye amakoti, umeze neza. Uraho wa mugabo we? Yego musaza. Muraho murakomeye? Turakomeye kabisa, nta kibazo. Ariko uri umusaperi? Ntago ndi umusaperi, none ni kusaba tora nagiye ku rusengero, nubwo nibutse ko hariho renyo, none ndavuga no, ntago naje guhindura imyenda, ariko reka ntambuke tuje kuba. Hari umuntu kano kanya udukurikiye ahora yumva ijambo cyangwa yumva abantu bita abatsaperi, ubundi bwo mu masegonda makeya, umutsaperi ni muntu ki? Umusaperi nkeka mu myumvire yanjye ni umuntu nyine ukunda ibintu bya fashion sana, n'ibyo gusa, nta bindi nzi. Abakongomani ngo bazwiho kwambara neza. Ubuki? Abakongomani ngo bazwiho kwambara neza. Ibyo ntabwo mbizi, buriya ngiye igihe tuzahura ndi gukora shooting uzamenya ko ntari umusaperi. Buriya nambara ibintu mbese nyine by'aba producer, buriya ibi nabyambaye none sinakubyiye, nabyambere nuko ari kusaba ngiye ndi umudive. Ntakundi. Ndere n'utuntu bashyizeho. Wallahi za house na studio yanjye imbanzi ibikaho nyine nawe urabyumva. Yes, studio bakwita ndibundi bwo ukora ibiki? Studio yawe yitwa gute? Ku mazina banyita Neze House Fazo cyangwa Black Fazar. Iyo mazina yanjye, nkaba ndi umu director, umu realisateur, muri maki umu producer. Akazi kanjye ni ugukora video
z'abahanzi z'amakorari cyangwa se ubukwe na reportage na documentaire ibintu nk'ibyo. ubundi bwo nk'iyo ukoze nk'akavideo keza kabisa ubona kameze duhereze nk'ishusho ya video nziza noneho muri tekinike apana bya bindi twebwe twicara turebera kuri televiziyo tuvuga ngo yazituye noneho duhereze nk'ishusho ya video nziza. Kuri ngewe video nziza ni ya indi ifite feeling, ya indi bawicariho ugashaka amaplateau ari romantique ajanye n'indirimbo ukadirija umuhanzi ukamudirija nibwo budirector kumudirija ku mascene meza gafite sensation ku buryo ki n'umuntu yaba atari no kumva n'amagambo ariko yareba scene zirimo akumva ko vraiment video ni nziza. Kuri nge iyo niyo video nziza. Ubona nk'umuhanzi tukubite nko mu Rwanda kuko ndabizi mukurikirana ibikorwa by'abahanzi b'abanyarwanda, nk'umuhanzi w'umunyarwanda wakorera video muri iki gihe akavuga ati umutipe ngiye kumutwikira shanda gapfa n'isi menye ninde? Hari umuhanzi nkunda umwe aririmba R&B n'undi aririmba hip hop, wowe numva nakorera video nkamutwikira ni Bruce Melody. Uriya muhungu uriya hari za video ndeba yakoresheje nkavuga iyi video hari akantu mbona nanjye mukoreye video nanjye nagashiraho mbese ku buryo ki n'abandi ba realisateur nyine bo mu Rwanda bavuga Fazo wo muri Congo uriya naza akazi na J Polly nawe buriya mbona namukoreraga aka video kiza cyane ukagezweho kabisa. Ngaho noneho bahereza ubutumwa cyangwa n'abandi bahanzi cyane cyane J Polly na Bruce Melody bahereza ubutumwa ati ngende ku rwego rwo kubakorera ariko nimba utiyemera. Sibyo ibintu byo kwiyemera. J Polly niba ari kunkurikira, of course Polly yakanze subscribe kuri ITV. Yego sawa. J Polly niba unkurikira ndakwemeza ko sibyo ibintu byo kwirarira, sibyo go sometimes aravuga abakongomani barirarira ibiki ariko ngiye mbarizwa hano igoma, sibyo igihe tuzahura nzagukora video kandi ndabizi nzayigukorera nawe Bruce Melody. Ibyo ni ibintu nzi ko nzabakorera video uko vraiment binandimo. Ntago buriya mba mfite imishinga yo gukorera aba underground za video gusa, mfite imishinga zo gukora label nyine nyayo nyine ya hari abantu babona kamera yaba afite akamashini azi kweditinga akavuga ngo ngenda akazi kubitana ngewe ndakaze. Mu by'ukuri ufite ibikoresho byakorera J Polly video? Usibye ibintu byo kwirarira ntuzavuge ngo no ngo ni ibikoresho gusa, ugomba kugira ibikoresho ariko nawe utanazi no kweditinga video, sibyo? Haro n'abandi baguhereza na kamera ya red camera bakabayiguhereza ariko video yayo ugasohora video ya fake. Ariko sibyo ibintu byo kwirarira ngewe matose yanjye, sibyo? Ndayifite kabisa iruzuye, ifite za light, ifite za stabilizer, za nani za trépied na panneau reflecteur, ibyo byose birahari. Keka nibyo bintu bya mbere kwanza by'umuntu umuhanzi abakene kugira ngo bamukore video nziza. Sibyo ibintu bya high nyine bya red camera n'ibindi na decor nyine yo gukorera shooting ya ubundi bwo igiciro koreho nangaye kugira ngo n'umuhanzi wari wese hazazi wawe ndabizi habamo kumvikana, ariko none igiciro cyawe ujye uvuga ati kabisa umusani nimba ufite ayangaya karibu. Okay, igiciro cyanjye na $80 nta kindi. Usibye ko mwazino minsi ndi gukora promotion ku bahanzi nyine kubera abantu bahanzi Masisi ndi kubakorera promotion. Mfite ibihumbi $80 ndumva iciriritse. Iraciriritse ariko bigendera n'ubukungu n'ukuntu z'abantu. Ese n'ibiciro ku isoko n'ibishyimbo byarahenze. Okay, noneho tubwire mwihuje ahangaha mwishyize hamwe mwahuriye hamwe n'abagenzi banyu by'umwihariko bakomoka Masisi. Urabona noneho by'umwihariko kuri we nka director urabona umusaruro ari uwuhe by'umwihariko mu kugira uzamure ishusho babandi bakoraga ama video mabi cyangwa bakoraga n'ahandi ndetse n'abatayakoraga, noneho urabona noneho umusanzu wowe ugiye gutanga uwuhe dusoza?
nkuko maje mbikubyira ndi gukora promotion y'abahanzi bakomoka i Masisi kugira ngo kuko usanga nyine badafite amavideo ku isoko akaba afite indirimbo zirenze na album ariko nta mashusho niyo mpamvu navuze no reka mbakorere promotion ku buryo ki nabo bazaza bisanga out mbese. urakoze cyane, twifuje gutera imbere. Namwe turabashimiye. G5 rero umuraperi wacu umaze igihe ibikorwa by'umuzika byawe banza haranawuvuyemo noneho. wapi sindawuvamo ndacyari kabisa, ahubwo n'utuntu dusa n'utujyanye n'ubuzima wenda tuba turi gutumya wenda duhuze nako duhuga, ariko ndacyahari kabisa, ndacyahari sana. nguri boss ngo hip hop old school ahangaha dukubitira akantu gato ariko tunayibone tujye tuva mu bantu bari ababikina gusa. Yes, hari indirimbo yanjye nshya mbonye gukora akantu kameze kapela gatoya. Yo, najua siku pesa kufanya audio na video, ila nitamwomba Mungu anisaidie. Najua siku pesa kufanya audio na video, ila nitamwomba Mungu anisaidie. Yo, msafara wa Maha G5 nafunyangia, natoka gizani mwangaza na tarajia, historia ni ndefu na sepa na cha vizazi ya karako ngako. Amateka ni maremare. Ayo mateka ushaka kugarukaho muri iyo ndirimbo ni mateka ki? Wavuye he ubugeze hehe? Mbese amateka nashakaga kuganira muri iyo ndirimbo, indirimbo yitwa Nimekujaje. Iyo ndirimbo nashatse kugaragaza mbese ukuntu naje muri music, ukuntu natangiye, ababyeyi batubuza, mbese byinshi bijyanye n'ubuzima nuko natangiye music. Ababyeyi burya ni maba muvuze iti ababyeyi burya ni mushaki mu bihe bice? ababyeyi ni matanda. Matanda niwumva se turamutse abantu bose bari za Matanda by'umwihariko ari kuri ku mashuri no kuri paruwasi. Yes turebana aba yankinge abo ngabo bose kabisa. Nuko rero mwagize gutya mwihuriza hamwe n'abahanzi bagenzi banyu, umusaruro urabona ari uwuhe? Ese noneho ku giti cyawe murabona murifuza kugera hehe? Mu by'ukuri iki gikorwa nagikunze byatari sana, buri hano ibyishimo birenda byandenze. Hari umuhanzi mwamaze kuvugana ari hirya imbere yavuze ati ngo ya profisi kubonana n'abantu bo yaganiraga nabo kuri Facebook batari babonana face to face. Antwa iki gikorwa nanje iyo nyungu nayibonye, nungutse kubonana n'abantu bo ndari bo twaganiraga kuri Facebook ngababona face to face. Ariko uretse n'ibyo ngibyo burya l'union fait la force, ubumwe n'imbaraga. Buriya nitwihuza nizuza turakora ibikorwa byose ku bumwe bizatugeza ku kintu runaka, kandi bizatugeza kuri vision zo turi gukenera kuzageraho muzira myaka ziri imbere. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. Wowe witwa nde, waje uvuye hehe? Yanjye bandi Shafti Peter Boy, nkomoka ku Mushakire ko nkabambanga muri ville ya Goma, nkaba hafi ya BDG, akaba akazi kanjye kari nkaba nkora muzika, nkaba ndirimba afrobeat. Ariko ku Mushaki banza abajene bose baravuye baraje Goma man. Bo nibyo ngibyo ko rukaba bujya inyoni itagurutse nimenya aho bweze buri. Urumva uno tujya tubona ko umuntu uri ku Mushaki nurangaye gumira bitandukanye, tukavuga uti bane niba runaka ari mureka musange yo mwegere mukure akantu nanjye no gushaka n'ubuzima. Sasa urabona byanga bikunda nta gihe kinini umaze mu muziki? Ntacyo ni kurangiza byubuze. Bona bitangiye kirambega biga naje muri muzika mvuye muri cinema. Bisanzwe nyina nakoraga cinema cyane. Nakinye muri filime zigera muri 2 muri 2011, ariko muziki naje kubizamo buno vuba cyane mu 2018. None yije ariko akenshi nakunda gukora cinema. Cinema wabonye nta kiva materekana igendera mu muziki? Nabonye ko cinema ni ibintu bimwe ni byiza cyane, byo cinema ni nziza cyane. Ko naje kureba ko ni ikintu iraruje cyane. Bigusaba gukora muri benshi cyane. Ariko muzika yo wakorera uri wenyine uri wenyine bwawe kumva. Noneho nza kubona ko cinema
nyikomejemo nsanga ari kungera mu bintu bibi nkajya nshwana hamwe n'abatipe dukorana hejuru y'abakobwa n'ibiki byinshi cyane byatumije akenshi mva muri sinema. Mufa abakobwa uzabakobwa mwapfaga mwe? Bo akenshi njyewe nakundaga gukina sinema mbega z'abasinzi z'abantu b'abavantire batereta cyane, noneho nk'ucyo tuvuge ntereta nk'uriya mukobwa yabona ko nkinye n'undi sinema y'urukundo akabona ko nkoze ibintu bya danje kandi azi ko njya mbibimwa turi hanze bikamurakaza ugasanga bigize ute biramubabaje, n'undi mugenzi biramubabaje cyane ugasanga biradushongesheje muri sinema cyane akenshi. Wagize utya rero winjira mu muziki by'umwihariko wahuye na bamwe mu bagutanze mu muziki, abo watanze n'abo mwagiriye muri mwe. Rero bino bintu ku giti cyawe wabyakiriye gute? Urabona bizakugiraho iyihe ingaruka ndetse n'umuziki wanyu muri rusange? Bo njye nabishimiye cyane ko nasanze yuko numvaga 50 kizigenza nkumva na Facebook ariko njye ntamuzi, ariko njye naje kubona ko ari ibintu byiza cyane byagirute byaguteza imbere, tenabona yuko ari ibyo twigirira byo kugirute tukihuza hamwe tukishira kugira ngo twiteze imbere. Urakoze cyane. Hano turi kumwe n'undi mutipe, uyu mutipe na radio nimwe mu Rwanda, yaba Radio Rwanda yaba zira zose ku mapaje yawe ya Facebook. Ni umwe mu ambasaderi ni nka ba Kadenesi mu Gasura n'abandi bose bagiye batandukanye, n'ibitekerezo bye bikunda gutambuka haba mu makuru y'amaradiyo agiye atandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tangira twibwira ubundi bwo witwa nde, wavuye he? Yewe nitwa Kongore Frank Bonani, niyo mazina ngoresha kuri Facebook cyane. Iwacu ni Masisi Karu. Ndumva ari aho ngaho. None se ko njya mbona utanga ibitekerezo cyane, hari amaradiyo yose wayakurikiye cyangwa wibera ari mu cyuko kugendera nyine ku mapaje ya Facebook yabo? Bitewe n'ikiganiro ukunda ugerageza kumva imwe, bitewe n'ikiganiro ukunda, niba ari ikiganiro runaka ndahumva menye kuko niba no ku yindi radio hari ikindi kiganiro cyo ngunda mbaje gutyo. Nk'ikiganiro ukunda cyane mu biganiro byo mu maradiyo yo mu Rwanda ni ikihe? Ni amahumbezi yo ku Rwanda. Amahumbezi ukunda monde? Epa Ndungutse. Muri kano kanya Epa Ndungutse umukurikira uri Karuba muri Kongo, ni ubuhe butumwa wahereza Epa Ndungutse se kano kanya ejo cyangwa ejo mundi uhuye na Epa Ndungutse? Mukahura nyine mukaganira nk'abantu b'abagabo, niki wamubwira ibiganiro bye niki byakunguye? Namubwira ngo courage kandi ngamubwira ngo akomereze ku mwuga akora, kuko uko akora biradufasha cyane kandi turamwemera cyane kandi turamukunda. Muramwemera kandi muramukunda. Noneho tubwire, ukunda kugaragara nanone ufasha abahanzi mu bikorwa bigiye bitandukanye, kano kanya wavuye za Karuba uzahangaha guhurira hamwe n'abahanzi bakomoka i Masisi, wewe urabona noneho nk'abakunzi b'umuziki urabona bizabyara iki? Bizabyara ikintu cyiza cyane, kuko gushira hamwe niyo ngingi y'iterambere, kandi ndazi ko abantu bashize hamwe bagomba kugera ku kintu kinini gifatika kizabyara umusaruro uhagije. Asaba rero turabashimiye, uramutse abantu b'Ikaruba. Asante. Dose tuganireho gatoya amakuru y'iminsi warabuze mu muziki. Hano twahuriye hamwe n'abahanzi bagenzi bawe bakomoka i Masisi, wabibonye ute? Byukuri byanshimishije cyane, yari iminsi myinshi ntahura n'abagenzi banjye b'i Masisi. Mu byukuri uyu muhuro wanshimishije, hari bamwe narebaga ku ma videos, hari bamwe nabonaga kuri Facebook banyandikira, ariko nagize amahirwe umunsi ndababona vis-a-vis. Ubutumwa noneho wahereza abahanzi bagenzi bawe bumva batahura na bagenzi babo, ndetse noneho n'ubutumwa wahereza itangazamakuru kugira rishyigikire ibihangano by'abahanzi bakomoka i Masisi. Uko navuga kuri icyo kibazo mbajije, ndashaka yuko abahanzi twese dushyira hamwe, kandi noneho n'abanyamakuru tukegera abanyamakuru, dore abanyamakuru nibo bamenyekanisha ibihangano byacu cyane cyane. Muri make ntihagire uwitarura undi, buri muntu wese abi hafi y'undi, kandi ukubaha umuntu akaza kuri ukamuhereza agaciro ke. Sawa, turagushimiye cyane. Ibica Kazuru, tubwire muri rusange guhura hano n'abahanzi bagenzi banyu byabunguye iki twihuta cyane? Mani, guhura n'abahanzi bacu byatunguye ibitekerezo byinshi cyane mani. Twabonye uburyo twazamura music yacu ya Masisi, uburyo natwe twakwihangira umurimo mbese muri rusange. Sasa umurimo wanyu ukamenyekana muri rusange, noneho ibihangano byanyu murifuza ko bigera hehe?
umva musaza ibihangano byacu dushaka ko bigera ahantu hose ku isi natwe batwumve nk'abahanzi b'i Masisi musaza. Sawa turabashimiye cyane. Poa musaza.